Yes, code ya David twongeye kubasuza cyane. Njye nitwa Confiance ko ibintu bikaze cyane. Twagarutse twaje kubagezaho show tuje kubagezaho amakuru bagiye atandukanye. Twarabyiyemeje yuko tugomba kubafatereza muri no summer time, ibintu birashyushye bimeze nabi. Amakuru ni menshi cyane, ntabwo tuzatuma mwicwa n'irungu, turahari ku bwanyu. Yes, ariko sembe na mbere mwakoze subscribe, like and share na comment byose. Nizere ko muri kujya mubikora pe, bimaze kuba umuco. Dukomeze tubagezeho amakuru aryoshye showbiz, ntibacike nyarwanda mu Rwanda ndetse no mu mahanga muri gusangira ngo muri kugenda mubibona ko turi kugenda dukora hirya no hino tubahereza amakuru agiye aryoshye. Uyu munsi ngo tuje kuvuga ku kintu, turavuga ku makuru cyane, tuvuga ku bastari. Mufite kuzagira mubona tugaruka ku nkuru zigenda zigaruka, ugasanga tuvuze imwe, tuvuze ku muntu tumuvuzeho. No, suko abandi batari ibyo tukabavugaho, ariko niba umuntu tumuvuga cyane nuko ari umusitari, niyo mpamvu yitwa amakuru y'imyidagaduro. Uwo muntu ni uri kuryoshya showbiz, ni uri gukora ibintu byinshi, ni ufite content nyinshi. Niyo mpamvu tujya kuvuga kuri The Ben ndetse n'uwikeza Pamella muri rusange, kugira ngo mushize hari ikintu cyari cyagiye kivugwa yuko witwikeza Pamella ashobora kuba agiye kuba kirogoya mu bukwe bwabo, ashobora kuba agiye kuba cyaba kitambika muri ubu bukwe butegerejwe n'abantu benshi muri rusange. Bavuga ko uwikeza Pamella, bavuga ko hari umugabo umushoramari w'umunyarwanda ari kuba Dubai, ushobora kuba ari ugiye kuba yamwegukana. The Ben akaba amubura muri rusange, ariko byinshi turi kugenda tukubwira muri rusange byagiye bitangazwa n'uwikeza Pamella. Anyomoza ya makuru yagiye avuga mu minsi ishize n'abantu tutaraza kugarukaho, babitangaza. Bamwe bari bamaze no kubyemera, bavuga bati se The Ben ni kangafero k'abahanzi cyangwa abastari, ariko uwikeza Pamella akaba agiye abivuguruza, avuga ko atari ko bimeze. Byavuzwe ko umugabo ari umunyarwanda w'umukire, umushoramari, umucuruzi ukomeye ubera Dubai, ikintu ngo nihaye Imana, ngusenga cyane rwose, ngo ukomeye cyane mu masengesho. Ariko uwikeza Pamella akaba yagiye asa nk'ubinyomoza byose muri rusange, avuga ko atari ko bigiye bimeze. Yes, akaba yagiye abinyuza ku rukuta rwa Instagram. Si ibyo gusa, wenda tuvuga ko Pamella yagiye kuri Instagram cyangwa kuri page ye, agahereza umwanya abantu bifuza kumuganiza. Abantu benshi babifuza kugira byinshi mumenyaho. Kimwe mu bintu twavuga ko akenshi bidakunda kubaho abastari kuba yafata umwanya ngajya kuganira n'abantu be, akenshi biba bigoye. Ariko uwikeza bigaragara ko ari humble cyane, ahereza umwanya abantu bakagenda bamuganiriza. Hano tugiye kugaruka kuba mu bibazo bagiye bamubaza. Umukobwa rwose ukunzwe n'abantu benshi cyane, abantu benshi bamwishimiye, bavuga ati bigende neza. Tune The Ben yagushyize amaguru, nta muntu utifuza ko couple rwose yatanga ibyishimo. Uko byagenze kuri Meddy rwose, avuga ati namwe dushaka kubona ibintu bigenda byiza muri rusange. Hano umuntu wa mbere mubaje ikibazo ati yagendaga mubaza ati Pamella, nkunda ukuntu wambara neza ukikwiza, uzava umubyeyi mwiza. Pamella yamusubije ati bakoze cyane. Muri rusange ngo nk'uko mugenda mubibona akenshi mu mafoto y'umukobwa akaba agaragara yambaye yikwije, bitandukanye n'uko wenda twajya tubona muri na Miss abitwa Miss cyangwa abitwa ba star. Muri rusange ni imyambarire batagenda bayihuzaho, ariko bigaragara ko uwikeza Pamella yambara akikwiza. Undi mukunzi umubaje ikibazo kuri Instagram, akaba yamubaje ati ukunda kurya iki, ukunda kunywa iki? Pamella amusubiza ati nkunda kurya akawunga, ubunyobwa ndetse n'ibishyimbo. Ati ibyo kunywa byo nkunda kunywa ikivuguto. Kandi ko kurareba ukabona uyu mwana byo bigaragara nk'umwana unywa amata kabisa, unyweye amata. Umwana wanyweye inka, byo bavuga mu Kinyarwanda ati yanyoye inka rwose. Amaso rwose ni umwana unywa amata pe, amata y'u Rwanda. Ikindi byo kurya nyine ngo yikundira akawunga, ubunyobwa ndetse n'ibishyimbo muri rusange. Kikaba ari ikibazo cyakorewe bamubajije. Icya gatatu akaba ari sinzi niba twakita ikibazo, ese wamubwiye ati
your love with Ben motivate my love with someone else and this shit is really going well. Ati ari ikibazo akaba ari icyo yamubwiye umukunzi we, yamubwiye ati urukundo rwawe na Ben rusa nkaho rwateye motivation cyangwa rwafashije urwanjye kuba ariko rwafashije urwanjye kugeza mu munsi ubu tumeze neza. Pamella musubiza ati I'm glad to say hi to your heart at the half. Gati byiza cyane, yamushimishije yamusubirize uwo mukunzi we. Gahuri iki kibazo cya gatatu rusange banye nayo mubaza icya kane. Wa kane amaze ati where did you meet with the Ben? Mubaza ati the Ben namwe arahuriye hehe, mbese twabanye mukunda namwahuye gute? Pamella musubiza ati we first met in Kenya. Yes, kugira ngo bahuriye muri Kenya, tukanavuga ko mwaka 2019 ubwo the Ben yanakoraga iriya ndirimbo yagiye kunyibona Oti Brown hanze naho twavuga ko ari cyo gihe baba baragiye mu rukundo bahuraga muri iki gihugu cya Kenya mu mujyi wa Nairobi. Ikibazo cya gatanu amaje ati who is your role model? Wamubazaga umuntu afata nk'ikitegererezo kuri we, kamusubiza ati she's my mom, ngakari mama we, ashyiraho izina rye ko mama we yitwa Uwantege Jeannette. Yes, ariko yitwa rusange. Ikibazo cya gatandatu undi akabajije ati when are you going to get married and who is man? Umubaza ati uteganya ryari kuba mbese washingirwa, ati se umugabo wawe ninde? Yes, ikibazo Pamella ati soon and my hobby is the band. Ngati ni vuba cyane kandi umugabo wanjye ni the band. Ni rusange yongera kubishimangira bitandukanye n'ibyo benshi bagendaga bibaza, bagendaga batekereza ukundi babifata uko bashaka, ariko ukiza Pamella akaba akomeje kugenda abisubiza muri rusange. Ikibazo cya karindwi bamubaje undi yamubwiye sinzi ntaho turakifata nk'ikibazo ni nk'uko yenda nawe yatekerezaga. Uyu nguyu yambwiye ati this is so scary how you so humble to everyone, the Ben is so lucky. Ntazakubabaza. Yambwiye ati biratangaje cyane ukuntu wicisha bugufi ukabasha kuba mbese wakwisanga ku muntu wese. Avuga ati the Ben uri umunyamahirwe kabisa, ntazigera kubabaza. Umusubiza ati thank you so much. Ndagiye cyane twagomba tukubwira twese ari no byo mbwa ati rwose mbona uri mwiza dusa na Yesu. Ukiza Pamella ati umusubiza ati twese dusa n'Imana, nibyo turi mu ishusho ryayo. Muri rusange kuri ibyo twagenda tubabwira ko ukiza Pamella yahaye umwanya abakunzi be, twavuga ko ari benshi cyane kuri Instagram, bakagenda bamuganiriza mugezaho ibibazo ndetse no kuba mubona n'iki akayibasubiza byose. Yongera gushimangira avuga ko umugabo ari the Ben kandi bagomba kutwereka ubukwe vuba, bitandukanye n'ibyo benshi batekereza kubihuha maze imisi bivugwa yuko ubukwe bwabo bushobora kuba bugiye guhinduka, tukazamubona ashyingirwa n'undi muntu utari Mugisha Benjamin cyangwa the Ben. Muri rusange akaba ari ko bimeze. Ukiza Pamella agenda abasubiza neza cyane. Tubabwira ati komeza kwicane Code Lab TV, gusa nitwere twabwiye ko the Ben kuri no tariki y'uyu munsi tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi ari mu gihugu cya Sweden, yagiye guteramira abantu baho cyane. Ubwo azahava ngo twagiye tubigaruka mu biganiro byatambutse, agomba kuhava aza hano i Kigali kuba aza gutambira Rwanda muri weekend itaha kabisa. Abantu bamwiteguye ari benshi cyane. Tubabwira ati mwese mube tayari, muzatubere Mugisha Benjamin mama se azatwereka umwana kuri stage nk'uko media yabigenje, nta wamenya hari bufite uko bipanze. This is Code Lab TV, Njye nitwa Confiance. Tuvuga ati mukomeze mukore like, share, comment ndetse na subscribe uko utarayikoraho byibuka kabisa, kuko tubafitiye byinshi cyane amakuru ashyushye. Stay in touch.